Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer ça. Là, Jean-Marie tuguhaye ikaze rero muri studio za Bwenge Media. Jean-Marie watubwiye ko ufite impano yawe ni iyihe none? Murakoze kunyakira muri studio. None yanjye niyo kuririmba. Uririmba gospel, uririmba hip hop, uririmba iyihe njyana? Njye ndirimba indirimbo za hip hop. Hip hop nizo ndirimba kabisa. Indirimbo zawe wabashije kuzisohora? Hoya indirimbo zanjye ntabwo nazisohoye kuko kibazo n'ubushobozi bukeya. Umaze kuririmba indirimbo zingana iki? Maze nko kuririmba nk'indirimbo zigera nko muri 15 sanga hafi 20. Hari umusaruro izo ndirimbo zawe zakuzanira kugeza ubu? Urebye ntago hagije, njya ntubona gake ariko ntago byari hagije, ntago byabiri mu ntego nifuza. Urifuza kugera intego yawe ni iyi? Intego yanjye niyo ni ugukora cyane hasohora indirimbo, mbega indirimbo zanjye zikarenga imipaka no hanze hose bakazumva. Uragira uti indirimbo zanjye ndashaka ko zirenga umupaka abantu bakajya bazumva, ariko se mbere yuko zirenga umupaka nibura abanyarwanda bo bamaze kumenya ibihangano byawe? Urebye ntabwo bari babimenya cyane kuko nyine ntari nasohora, ariko bamwe na bamwe bake barazimenyemo gakeya. Hari n'indi mpano rero wambwiye yo gukora amasiporo atandukanye ku buryo butangaje. Iyo mpano niyo wayitangiye ryari kuyigaragaza? Nayitangiye nkiri umwana mutoya, mfite nk'imyaka iri mu myaka 12 natangiye kubikora ajya mbigaragaza. Siporo ukora zo mbere yuko tugaruka mu ndirimbo, siporo ukora ni siporo ziri mu kihe cyiciro, ziri ku ruhe rwego ku buryo abafana bawe twabararikira kuzakurikira siporo ukora mu minsi iri imbere? Urebye siporo nkora zimwe na zimwe ziba zinateye ubwoba. Ni siporo muri make navuga ko zaba zirenze cyane. Zirenze n'iz'abasirikare wenda baba bakora. Nibyo wavukanye cyangwa hari ahantu wagiye kubyigira? Urebye ntago nigeze mbyiga, gusa numvaga binzamo gusa nkahita nkora, nkumva ndayikoze ntabyize. Ubwo rero abafana ari abari basanzwe bagukurikira, ari abafana batangiye kukubona ubu ngubu, tubararikira iki mu minsi iri imbere uzabagezaho ku buryo baba ari basanzwe bagufana cyangwa abafana bashyashya ugiye kunguka bakwitegeho iki? Banyitegeho ibitangaza ko siporo zo rwose ni ukuzikora, bamwe na bamwe bakajya bikanga ewanjye. Ni ukuzikora cyane kabisa. Nagutiza imbaraga rero mbere yuko tugaruka mu muziki, turarikira abafana bawe n'abandi biteguye kuba abafana bawe ko izo siporo nazo mu minsi iri imbere tuzatangira kubagezaho ibyo bitangaza rwose uvuga umwana muto. Mbega sinakubajije ubundi ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 17. 17. Ukaba ufite indirimbo zigera muri 20 cyane kabisa. Ubu rero witeguye ko waririmbira abafana bawe? Ndabyiteguye cyane. Birumvikana ko rero indirimbo 20 ni indirimbo nyinshi utarasohora, ariko ufite ubushake bwo kuzashyira ahagaragara, ariko abafana bamwe abatakuzi barifuza kumenya ese indirimbo aririmba koko zaba ari indirimbo zinogeye amatwi cyangwa n'ugushakisha. Nagira ngo rero ngusabe abafana bakureba basanzwe bagukurikira ubaririmbire. Ugiye kubaririmbira indirimbo yitwa ngo iki? Ngiye kubaririmbira indirimbo yitwa Igeno. Muri make nayise Igeno, nyine mvuga ko nyine nzanabigwamo, nyine umuziki nzawugwamo. Twagiye rero.
Yeah. Nigga, let's go. Gute dukora na rebo nta mustar ugikorera ino ndagukubita unsome kumana kandi kirenzeho wiyita kwina jewe wacu ni Kimiro ntago duhahira kuri miro ko dutunzwe n'imirongo niho tubonera iro nge ngabavuga ko ntatarangira reka mbereke yuko abo mbarenze bereke ko tarankayivara ntakeneye n'abambaye ivara najyaga nibwira yuko injyana nyarwanda nge nzanayigwamo none ndabona biri kunshabuka reka njyewe nkabihitiga kumbereke kabaraperi duhari najyaga nikaraga imihanda niga nkaragira freestyle cyari mu gice sindasoza uraririra rimwe bro niga ifite rare sinyeneye kurara mu mabare izi vose nambaye izi fose sinifuza guta muri vote mujugunye amafegi yahuza kuko sinifuza kugira ifari mu mutwe na